Wagwana wa people, this is YOSETV. Ikiganiro ni YOSETALENTTAK. Ni ikiganiro cyane tuganamo n'abanyempano benshi batandukanye. Tukumva buri kimwe cyose kiberekeyeho, tukamenya urugendo rwabo iyo bava iyo bajya, ubundi tugafatanya nabo urugendo. Ni ikiganiro mukurikirana ku wa kane kuri YOSETV. Nkibutse utarakora subscribe, banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru n'ibiganiro byacu 5 kama kawaida. And of course, my name is retired couple de Jabo, the number 1 TV presenter ku isi ni Muhanga. L'homme sage, l'homme honnête, le travail sans frontières, la moxasine des amours, the real monster, the real predator, ngende Simba. Nkusaba kudukurikirana, stay tuned. Muri aka kanya kuri kamera YOSETV twakiriye umunyempano mushyashya, turagira ngo atangire atwibwira mu buryo bwe, tumenye ngo akora iki, tumenye abantu bate babasha kumenya turi kumwe nande, atuzana iki gishyashya. Umwanya no wawe. From 1,000 years, just don't hush, baby, come on, relax. Mwiza wanje, honey, irekure, don't complicate it, just then. And don't leave me tonight. Ufite Inama, I'm totally incomplete. I can't leave you tonight. Tubyine, you the one, I'm already till the morning. Tubyine, you the one, I'm already till the morning. Areka, everybody know I love you. Ushaka frame, I'm gonna do it. And that I respect their hearts. Bavuge, baruhe. Don't care, just my mwiza wanje undutira bose. You forever your song, leave your side. Yeah mwiza wanje undutira bose. Yeah forever your song, leave your side. Ned Kantor, Ned Kantor. Ned Kantor. Yeah, ubwo mwabyumvishe ibyo mwarabyo. Iyo ndirimbo ni yanjye. Yeah, here is baby. Ned Kantor, turakwakiriye cyane kuri kamera YOSETV. Ndabashimiye kandi namwe ubutumire bwanyu. Abantu mudukurikiye twakiriye Ned Kantor, mwamubonye n'umuhanzi n'umucuranzi, tujye kuganira byinshi byerekeye umuziki we, ubuzima bwe busanzwe, muraza kumenya byinshi uwo ari we. Kantor, nk'abantu bakubonye bwa mbere, ni gute wabibwira mu magambo make? Ned Kantor n'umuntu umeze gute? Mu magambo make, umuntu Ned Kantor ni umuntu umucuranzi akaba n'umuhanzi, ikindi ni umunyeshuri, ni n'umusore uri kandi cyane, uri na hambo cyane. Ni ibyo ngibyo unaganira ku story. Twizeye ko turi buganire byinshi byunguka cyane rwose. Ned Kantor, twabonye uri umucuranzi, uri umuhanzi, ariko akenshi ni n'ibintu bigendana. None tango tukubaze, ni ryari waramenye gucuranga gitari Kantor? Nabonye ari ibintu ukora kabisa udashakisha. Gucuranga ntago mbimazemo igihe kinini cyane, ariko nabikoze cyane mu gihe gitoya nabashije kubona, kuko corona nyine ntago nakibuka itariki neza, ariko corona yatangiye maze nk'ukwezi kumwe konyine nyicuranga. Urumva noneho tugiye muri lockdown nyitaho fresh. Ni icyo gikoresho cyonyine wabuzi gucuranga se, cyangwa n'ibindi byose uratwarira hamwe? Urebye gitari niyo nzi cyane, ariko ibindi byo ni nosiyo gusa dukeya two kwidefanda. No kwidefanda nka piano na drum. Kantor, abantu benshi bakunda kuvuga yuko yuzi gucuranga akenshi bikorohera no kuririmba, ni kubibona cyangwa akenshi iyo utabitwariye hamwe usanga hajamo ingorane? Nicyo kintu cya mbere ahubwo kigora cyane, kubera ko hari igihe udomina kimwe iyo witaye mu gucuranga cyane, kuririmba umera nk'ubyibagiwe, nanone wakita kuririmba cyane gucuranga bigasigara inyuma. Nyine biragora kubibalensingana, bisaba nyine umuntu ufite courage cyane nyine tu. Urumvise se wowe ucangamutse ubibasha mwana? Nyine no kubera kubikunda kubishyiraho umutima byose, nkavuga nta na kimwe nshaka gusiga inyuma. Kubonye ntago bishakisha kabisa, impano urayifite. Kantor, turakwakiriye none tujya ngo tuganire, ni ryari waratangira no kuririmba? Wenda gucuranga byo tubwiye byaziye, kuririmba byo none ryari? Kuririmba byo biba byarahereye kera, ariko bitewe wenda kubigiramo professionalism biterwa. Nk'ubu wenda nka kera nkiri umwana, nahoraga numva radio nkasubiramo indirimbo z'abandi buri gihe. Ngeze segonderi nkajyana inkubita nka kwa kundi twakozaga kundi, nkabakubitira amapa nkigendera, haba boom nkaririmba. Ngeze kaminuza ntangira kujya studio, ntangira gusora, none ngiye kwirangiza, none mbijyemo deep. Maze ubundi hashye kabisa.
ubwo urumva watangiye kujya studio ugeze kaminuza ubwo ari nko muhe mwaka? Ntabwo nibuka gusa corona 2007 ndatekereza nibwo bwa mbere nagiye muri studio n'umutipe wanjye wari unjyanyemo, ariko ntabwo byari ibintu nari nakamenya. Ariko corona lockdown yaje aribwo mvuye muri studio, kuko nari mvuye muri studio i Kigali nje ku ishuri mbanjije guca mu rugo, bahita bavuga ngo ni lockdown, mpita nguma mu rugo n'ubundi. Ni nko muri 2020 ababyibuka neza. Naho ngaho kabisa niho natangiye kugera. Kugeza ubu noneho umaze kugira indirimbo zingahe? Indirimbo zimajije kuba 3 nizo ziri visible, ariko ntabwo ari ukuvuga ko arizo mfite gusa, mfite n'izindi nyinshi cyane. Uri inzu y'ibitabo, uri abanza bari inzu y'ibitabo bafite indirimbo nyinshi bashyira mu dukayi agashyira munsi y'umusego bakiryamira cyane kandi n'ubu ndacyakora izindi, ntabwo na giving up. Izo 3 ufite zose zikoze muri studio? Zikoze muri studio, harimo imwe ifite video, izindi imwe ni lyrics n'indi ni audio. Ndumva umaze no gutera intambwe ishimishije. Noneho tugiye kureba, uri umunyeshuri, uri umuhanzi, imbogamizi umunyeshuri agira yavanga umuziki n'ishuri byo abantu benshi barazizi, ahubwo ikibazo umuntu ashobora kwita yibaza, niba uri umunyeshuri ibikorwa byawe bikomeje, uri hano ku ishuri nta biraka bindi ujya mu bushobozi, ukoresha izo ndirimbo biva hehe? Ese ufite support? Ese ufite management? Nimbe dushaka kutubwira muri aka kanya. Muri makeya ni njye managing muri duke mbonye, nshaka ukuntu ndukusanya, ariko mfite n'inshuti nziza, kandi izo nshuti nizo zimfasha nibura zikama support, zikama courage, no mu buryo bw'ubushobozi nkabona nagiye nakoze indirimbo. Ariko mfite n'ibindi ngomba nkora nyine ku ruhande, bikagira ikintu bimfasha nyine bituma binyorohereza muri music. Kubigendanye wenda n'ubushobozi umuntu ashaka kwita yibaza Kantor niba yihiringa muri ubwo buryo, ese ubona ibikorwa byawe bigeraho aho byakagombye kugera ku bwawe? Birumvikana ntago bigeraho byakageze nyine, kubera ko ntago mbona umwanya cyane, kenshi na kenshi nk'ubu nk'iyi Hills Baby narayisohoye duhita tuza ku ishuri, aribwo nari ntangiye gukora promotion, ntangiye kujya ku TV, biba birakwamye. Urumva nyine ntago ibigeze aho yagakwiye kugera, ariko mfite hope yuko next year azashya. None se noneho tango tukubaza nko muri campus hari ukuntu ujya ubona abana bihiringa bakikorera ubuntu bw'ubupari bakaririmba, wenda rimwe n'imwe bakanabyishyuza ukabona bibinjiriza, kuva wenda imyaka umazemo wowe, ese hari stage waba waragezeho ku buryo uvuga ati byibuze nubwo nahava nzahavana umufana, nubwo ubushobozi butaboneka ariko nzahavana umufana uzansunika no muri iryo terambere nifuza kugeraho? Stage narayigize ejo bundi, ariko na mbere nza mu wa mbere nabwo twigeze kuyigira, nubwo byari bitari byagafatika. Akejo bundi bwo nagize stage nziza, mbona n'abafana bari interesse cyane, numva ni byiza. Ku buryo ubu ngubu uvuga ati anytime naka uploading indirimbo nizeye yuko nabona aba supporters benshi cyane, ku buryo niyo yambona kuri televiziyo runaka avuga ati uriya mutipe namubonye ahantu. Tukwifuriza. Hano Kantor toyango nongera dushyire indirimbo, tugende wenda ko indirimbo winjemo muri introduction yitwa ngo iki, abantu bashaka kuyimenya bimeze bite? Iriya ndirimbo yitwa Hills Baby. Hills Baby bishatse kuvuga ni mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, umukobwa waho rero nawe yarakonzwe nyine. Nawe urabyo Hills Baby umwana wo muri 1000 Hills, tugomba kubyina until the morning. Sazi umujene kabisa, aba yabitekerejeho cyane. Ni indirimbo wakoze ryari, imaze igihe kingana iki? Indirimbo imaze amezi 2 yonyine, amezi 2. Audio production yakozwe nande? Yakozwe na Heavy Kick muri Kigali Recording. Video no mutipe wanjye bita Hassan Designer, niwe yinkoreye video. Iri kuri channel zawe? Channel yanjye ni Ned Kantor, n'ubundi ibintu byose ni Ned Kantor. Noneho ugenda ubona abantu wasanze hano, cyane ko wenda simpamya neza niba ari huvuka, gusa abantu waje usanga wabonye bakwakiriye gute? Ese barabyumva cyangwa ni kwa kundi usanga bose bamindinga ibyabo gasanga bagutereranye mu kibuga? Ndashima Imana yuko banyumva. Buri umuntu akubwira ati ibi bintu uri gukora ni sawa, niyo nta kindi kintu yakubwira akakubwira ati ibi bintu ni sawa pe, bishobora kuzacamo. Wumva kanyamu aguteye courage yo gukomeza, niyo yakigendera ukajya wicara hariya munsi y'igiti ukajya wicurangira, wumva nibura ufite akanyamuneza yuko ibyo bintu byawe bikayaringwa. Ndashima Imana ko mfite abo bantu babimbwira. None abagendanye tugendeye ku ndirimbo zawe bigendanye nyine ni na script wandika,
na video ukora ubona positive feedback cyangwa ni negative abaguca intege bimeze bite? byose biri mixed, ntabwo byabura ariko nyine iziri positive nizo nyinshi kurusha ziri negative. Anye ngendeye kuri byo numvise urimba muri Hills Bebe ewan, numvise harimo akantu kabisa, courage kabisa. Merci beaucoup. Courage cyane, numvise harimo impano ifatika. Naranya ngo nkubaze Ned Kantor, noneho nyuma y'ishuri ryawe sinzi uratubwira n'igihe usigaje kugira ngo urangize ishuri, nyuma y'ishuri wumva urugendo uzarukomereza, uzakomeza kwikorera ku giti cyawe cyangwa management wabonye ari byo bintu bishobora gukorohereza mu iterambere? Buriya management bizaterwa n'ibiganiro tuzagirana, uko njye nsigaje umwaka umwe, urumva ndi mu wa 4, mu kwa 2 ndakeka nzaba nashoje byose. Kandi njye mu kurundi ruhande uretse no kugira kuba ndirimba ntanacuranga, ndi umu editor wa amavideo. Noneho njye numva ari ibyo ngibyo nshaka kuzajyamo, niyo gahunda. Nimbona management izabasha kumvikana nanjye nkakomeza izo kari impushinga, nayo ikagira icyo ibonamo, nanjye nkagira icyo mbonamo, ntabwo nakanga gukorana nabo. Birumvikana cyane. Nabonetse ntabwo nabura kugenda twakihangira umurimo cyane rwose. Noneho kandi ndanya mwibarize rata, wenda industry ya music na entertainment imazemo iminsi, hari bike wabashije kubona, hari experience ubona. Ese kuri wowe ubona nk'umwana wifuza gutangira umuziki, wenda ari mu ishuri, kuko abakiri mu ishuri, abakiri umunyeshuri, ubona yahera yamenera mu zihe nguni? Kuko hari benshi birimita bakavuga ati se ishuri, umuziki, udafite umuntu ugusunika na ruswa zivuga, we n'iki wabivugaho? Ikintu kimwe nabivugaho, buriya buri muntu yari umwana agira dreams, sibyo? Hari igihe umuntu agira dreams yo kuba umusirikare, kuba umunyonzi, kuba umushoferi, kuba umiki. Icyo namubwira, niba afite dream yo kuba umunyamuziki, ntaza giving up. Dream ni ikintu cy'agaciro kandi ni nacyo kintu azakora kumva kiramworoheye kurusha ibindi byose. Rero iyo ukunda ikintu ntago cyakunanira, niyo waba uri mu ishuri wajya ubona umwanya uri free ugakora ama warm up, kandi iyo ukoze ikintu cyiza abantu bakagishima ntago cyabura kukugirira akamaro. Nta nubwo wabona ko nyine iyo uri mu nzira nziza ntago yabura kugupushinga. Niyo nama nababwira, icyo nababwira ni never give up, gukora cyane ni buri kimwe. Hari umwana ushobora kumva akavuga ati Kanto impamvu ari kuvuga gutya nuko hari icyo yageze. Ubundi wowe kera ukiri umwana numvaga uzaba umunyamuziki cyane? Numvaga nzaba umuganga, nkana umunyamuziki. Buriya kera nakundaga na Tom Cruise kubera yari umuganga, agenda agakora na music. Numvaga rero role model sana. Umuntu ashaka kwitebase Kantor, ubundi wanyu hari abanyamuziki bavukayo cyangwa niba ugiye gutera ibuye ku karere? Abanyamuziki mfite sister wanjye, ubu nuko nyine akiri kwiga secondary bigikomeye, ariko yaririmbye kabisa. Nava mu nzira rwose, nta nubwo nabura twatarama kabisa. Uhita wemera icyaha pe? Ni na byiza buri gihe umumotive umubwire ati keep pushing man, igihe bizaca kabisa pe. bizacamo buriya. Kantor, noneho ndagira ngo umbwire ku myaka umaze mu muziki, ibintu byose wagiye ubona, ibyavuzwe, amashyamba wumvise, kuri wowe niye stage waba warakoze ukavuga ati cyakoze abantu babigizemo uruhare bose I appreciate, hariya mwanyeretse ko n'umuntu w'agaciro? Stage nakoze ejo bundi, urebye ni nayo stage mbona nyine yabaye nyine ubona bamaye n'agaciro cyane. Njya no kuri stage mbona abafana bari interese hano cyamazima. Iriya stage yaranshimishije gusa. Ibyo ni icyo wavuga? Icyo nababwira narabashimiye tu. Cyakoze nanjye narambwiye ati hari umujene hariya ati kuri gitare ni mubi, ati kwijwi ni dana, nkasuba umujene ntazi, ati nanjye reka nigerereye. Ndebye ibintu nabonye mpita nandika akazina ahantu, navuga ati uriya muntu bamumborane kuri kamera za YOSETV. Kandi namwe ndabashimira kuba nicaye ahangaha kabisa. Intego zacu ni uguteza imbere impano. Umuntu wese wumva ufite impano tuzamushyigikira, tubateze imbere, uko nicyo tubereyeho. Kuko buriya benshi biba bigoye yuko wabona umuntu ari mu nzira nziza ngo umutererane kandi mwese mwifuza kugerayo. Niyo mpamvu rero tubasapotinga kandi n'inshingano zacu. Courage kabisa, ibintu byiza biba biri imbere cyane rwose kabisa. Turabashimiye kandi mukomerezaho pe. Ndetse n'abari kudukurikira ahangaha bajye bagira ikintu bandika basabe kizakurikira, kandi bagire n'icyo bavuga kuri twe tuba twakoze. Nibura hari inama, twe tugenda dusubira kuri channel neza, tukareba video, tukareba ko hari icyahindutse. Bajye babikora rwose kabisa, ntibakareba gusa ngo bicecekere. Nese Kanto, ku ndirimbo zawe numvise, ndashaka kumenya watubwiye ko ufite indirimbo 3, nagira ngo umpe akandi kapera wenda apart from ya Hills Bebe twumvise muri intro yawe.
hari indi ndirimbo iyo nahereyeho bita Born to Win. Ni indirimbo yanjye nkunda Born to Win. Ni indirimbo imotivatinga. Ni abantu benshi bakunda kumva n'abantu bakuru. Nanjye ndashaka kuyumva kabisa. Abasaza akavuga ati indirimbo. Cyaza umuhungu ni dande. Kanyishyireho. Yeah, yeah, yeah. Oh, ni igicamutse kimwe ubwo nari nicaye. Oh, umunsi y'urugo mbona umusaza. Yeah, yarafite imbaraga nyinshi. Imbaraga ndetse na courage. Aranyegera arambaza ati mwana kukiri muto, kuki wihebye ufite ejo heza. Yambwiye ijambo ryiza kandi rikomeye. I am born to win, never to fail. Oh, we born to win, never to fail. Oh, we born to win, never to fail. Oh, 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 we are born to win, never to fail. We are born to win, never to fail. We born to win. Iyo ndirimbo ni nziza bro. Merci beaucoup. Ni ifite video se cyangwa Here's Bebe ni ifite video. Here's Bebe ni ifite video. Indirimbo nayo ni nziza cyane. Umuntu wese waba atangiye gucika intege kabisa yamusubizamo imbaraga. Nubwo waba ushonje, nubwo waba urwaye, nubwo waba ubabaye, ntiwihebe, anytime bizacamo. Kandi respect wakoze indirimbo nziza kabisa. Ihindura society. Nanone Kantor ndagira ngo ubwire abantu bakunze ibihangano byawe bumvise ibintu ukora bakavuga ati cyakoze urashoboye. Nihe none washaka gukura ibihangano byawe? Social platforms zose ukoresha. Social platforms Ned Kantor baraza kubibona byanditse muri content mu izina. Nshobora no gukomentingaho bakayibona cano nta kibazo kuri YouTube. Facebook Ned Kantor. Instagram yo ni Kantor Ned kubera ko Ned Kantor nasanze barayifashe kera. Ni ibyo ngibyo. Twitter byose ni Ned Kantor. Ned Kantor abantu bashaka kuba bavuga ati uriya mutipe dukunda indirimbo ze ibiki cyane cyane noneho bajya bavuga ngo abakobwa bakunda abasitari. Byo nta maji babiririmbye singewe ngo abakobwa bakunda abasitari. Muri kariyeri yawe y'umuziki waba waravanyemo umukunzi, winjiye umufite, injyana yatumye umugira bimeze bite? Ninjiye mufite ariko byaranjabutse ubivamo. Ndatuje nyine. Single and satisfied cyane rwose. Ayo makuru bakoresha icyo bashaka. Arashoboye, aririmba neza. Babikurikirane nyine ubwo babone igikwiye bagikora. Bashiki bacu murabe mubyumva nimubura ubwenge. Babyumva nyine tu. Ako nyine am satisfied ni. Ariko njye mfite ikibazo. Buriya abantu bakunda ibihangano bya benshi si igitsina gore. Ntago wamenya. Gusa mbona abantu bose bazikunda sinamenya majority. Mbona urubyiruko rwinshi abajene benshi yatumvise trapish yatumvise beke avuga ati bari hasi ari imbaranbi nibiki. Birumvikana abakobwa we nyine iyo bumvisha indirimbo nk'izi zo guhogoza nyine nizo zibafata cyane kurusha abahungu n'abo. Ariko nyine bose barazumva. Ngira inshuti nyinshi cyane ntago mvuga ngo ndajonjora ngo abakobwa abahungu bose hamwe bose. Ako by the way mujye bakurikirana umuziki bumve message cyane kurusha ibintu nyine byo kubyina bisanzwe. Manze bumve message cyo munashatse kuririmba kuko akenshi hari impano dusanga dupfukirana kandi arizo zisubizamo imbaraga. Ned Kantor niye message wagenera abakunzi bawe, abafana bawe mugiye gufatanya muri urugendo murimo ndetse na nyuma y'ishuri bakomeje kukuryamaho ndetse n'abandi bashaka kukuryamaho muri no minsi bavuga ati reka dukurikire ino nzira. Niye message wabagenera? Message ya mbere ndabakunda. Message ya mbere ndabakunda rwose. Abantu banshyigikira bambwira ati komerezaho. Ndabakunda. Amashenge. Niyo message ya mbere. Okay, noneho indi message nababwira dukomeze dukorane kandi dushyigikira umuziki nyarwanda utera imbere turebe ko iki gihugu cyacu twakizamura tukagera ahandi tukigeza. Ndetse ntibarebe gusa ngo ngiye ngo bavuge ngo ni ngiye ndirimba gusa, hari n'abandi bahanzi nabo babashyigikire turebe ko
twagira ahantu tugera natwe tukajya tubarora umudo y'ibindi bihugu runaka bakajya bavuga ati uwangeza mu Rwanda nanjye. Niba natera imbere mwifuze kumenya uko babayeho abasitari bacu, nubona byaciyemo ukanda akanyenyeri. Nabyo ni sawa. Agakande koko nabyo biratwiga. Kanto, turagushimiye cyane wakoze kwitabira, kandi twizeye ko n'ubutaha nitugukenera uzaza wazana igihangano gishyashya, byaba ari iby'agaciro kuri twebwe no kugeza ku bakunzi bawe ndetse n'abacu. Murakoze cyane kandi nanjye ndabashimiye cyane cyane. Respect to you brother.